abashumba dufite muri iyi minsi ya none mumbabarire si ukubinjirira ni ibihari biragaragara abenshi sinzi ko si umuhamagaro reka mbyite gutyo kuko cyangwa se ni inyungu zabo barwana nazo rero babana aho warumbashije sasa nngo abashumba barimo bararwana n'uburyo babona imibereho nta mwanya bafite cyane wo kwita ku bana babo no guha uburere abana babo na za ndangagaciro za Kristo bagakwiriye kubaha kugira ngo babe urugero mu bandi bana ntazo bafite gusa ahubwo mbona ari abantu benshi muri rusange mbona abantu benshi abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda ubona ko iyi ndwara ya depression igenda yiyongera reka wenda mpere mu Rwanda hari impamvu nyinshi abana bari kurwara ama depression ya mbere usanga baragiye baca mu bibazo kubura imiryango kubura babo umwana agakura adahabwa uburere ikindi n'ababyeyi baba batabanye neza conflict ziba mu miryango yabo umwana agakura abona se na nyina batumvikana ibyo bikamubabaza kandi bigahera akiri muto agakomeza kugeza igihe akuriye yakura rero arabona ibintu byose birahari ariko hari icyo yabuze amahoro mu babyeyi be yabuze ubwumvikane ibyo rero rwose sinjya kure yabyo niko mbyumva hari ijambo ryiza avuze aravuga ngo abashumba cyangwa se abo bakozi b'Imana nibagerageze bahereze abana umwanya amen nuko ngo kwa kundi yarabivuze hari n'igihe baba busy mu murimo w'Imana akajya ku rusengero sambiri akavayo sambiri z'ijoro agiye abana batarabyuka agarutse abana barya ntabwo abonye umwanya wo kuganiriza abana ntabwo abonye umwanya wo kuba umwanya ngo nabo baganire abahekeya mu nzu bumve ko bari kumwe n'umubyeyi wakaba busy ku rusengero nyamara mu rugo hari biri kwangirika kubera ko natabona umwanya wo kuganiriza abana hari abandi bantu bazabaganiriza kandi bo nibabaganiriza bazabaganiriza nabi ndakwemerwa n'Imana ndabifuriza gukomezwa n'Imana kubera ko Imana ni kwemera Imana ni twemera izatwemeza n'ibitatwemera nabyo bitwemera Imana ni twemera izatwemeza n'abatatwemera nabo batwemera icyo gihe rero tuzaba tumaze gukomera n'imiryango izakomera n'itorero rikomeye n'igihugu gikomeye turifuza kwemerwa n'Imana gusumbya ibindi byose Arabohora TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza Arabohora TV abakunzi ba ARABOHORA TV uyu munsi tugize umugisha wo kubana n'abakozi b'Imana batandukanye turagira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu babanze batwibwire reka duhere hano iburyo bwanjye murakoze cyane amazina ni Jire Habiyambere ndi umupapa ufite umudamu n'abana babiri ikigeretse kuri ibyo nkaba ndi umukozi w'Imana muri Zion Temple Rubavu nyoboye urubyiruko abandi n'umuvugabutumwa Imana iduhana umugisha urakoze cyane Jire reka natwakire bisusuza abakureba abakunzi barabohora TV mwese muraho neza amazina ni Betty Nyiramukiza ndi umumama w'abana batatu nanjye Imana yarampamagaye abo itorero ry'Imana muri ADPR i Remera nejejwe no kubana namwe Imana ibahe umugisha yego murakoze cyane tugiye kuganira ariko mbere yuko tuganira reka tubanze twiragize Imana reka dushyire imbere y'Imana kadusenge Umwami Yesu izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe nibuze ibyo ushaka biba ibyo bibaho tugiye kuganira kubyubaka ubugingo turasaba igisubizo kivuye mu ijuru tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen yego barakoze cyane abakozi b'Imana twumvise ko Jire asengera muri Zion Temple twumva ko Betty asengera muri ADPR kandi turabona mukiri abajene mwese ubwo rero reka nanjye mbibwire nanjye nitwa Nyirimine Galaxy ni jewe ugiye kuba umusangiza w'iki kiganiro ikiganiro tugiye kugirana rero uyu munsi cyasa nkaho ari ikiganiro cyugarije isi kandi cyugarije n'abanyarwanda cyane cyane turibanda ku rubyiruko turagira ngo tuganire muri iyi minsi ari ikintu kiganje
cy'agahinda gakabije mu rubyiruko cyangwa twakwita depression. Cyane cyane ndagira ngo mbaze kwibariza kumbwiye ko uyobora urubyiruko muri iyi minsi. Urubyiruko usanga baganjwe cyane hari ikintu cya depression cyangwa agahinda gakabije cyane cyane. Ariko ndagira ngo unyibwire ku bakozi b'Imana. Abakozi b'Imana, abana b'abapasiteri usanga kenshi bafite iki kintu cy'agahinda gakabije cyane. Ndagira ngo duhere kuri wowe utubwire wowe uko ubyumva. Murakoze cyane. Nk'uko mwari mubimbajije, nyoboye urubyiruko koko muri Zion Temple ya Rubavu. Uretse kuyobora urubyiruko muri Zion Temple ya Rubavu, nanjye ubwanjye ndi urubyiruko kandi nkunda urubyiruko. Ku kibazo rero mwari mumbajije, reka mpere ku bana b'abapasiteri kuko kugira ngo niho mwari mumbajije cyane, abana b'abakozi b'Imana cyane b'abapasiteri cyangwa se n'urundi rubyiruko. Abana b'abapasiteri bafite ikibazo gikomeye cyane cyane cyane, ariko iyo ndebye ku giti cyanjye mbona gituruka ku babyeyi babo. Mu kanya tuganira niho nari mbabwiye uburyo muri segonderi bakundaga kutubwira ngo ko nize mu kigo cy'abihaye Imana, bavuga ngo mu gifaransa ngo tous les enfants des pasteurs sont des bandits, ariko tukabivuga tusa n'abablaga. Ariko impamvu twabivugaga gutyo ni ukubera iki abana b'abashumba nujya kureba muri iyi minsi ya none bafite ikibazo gikomeye cyane. Icyambere, abenshi bakoresha ibiyobyabwenge, abandi bari mu busambanyi, abandi bari mu zindi ngeso. Bituruka kuki? Ni abana bakura bameze nk'aho bafungiye ahantu runaka. Igihe cyose aba afite curiosity yo kujya kureba ikiri hanze. Rero iyo acitse gato, kubera ko we yumva ko akura yumva ko agomba kujya muri korali, niyo feeling ye, nibyo bimuneze, akura bamubwira ko agomba kujya muri korali, agomba gukurira mu rusengero. Ntabwo babemerera ko bajya hanze ngo barebe hanze uko hameze n'ibiriyo. Noneho kwa kubafungira ha hantu, iyo basohotse basohoka basohotse. Ugasanga rero niba agiye akajya hanze, niba ageze mu kabari, ni ubwa mbere anyweye inzoga, ni ubwa mbere ahuye n'ikigare, yaramenyereye kuganira n'abantu bo mu rusengero gusa. Yesu ashimwe. Kuririmba byagenze gute? Umuvuga ubutumwa tubwirije yatubwirije neza. Yagera inyuma agahuriro n'ibindi bintu atigeze abona, akavuga ati twahishwe byinshi, ibyiza biraha. Kumbe bituruka kuki? Ni ku babyeyi. Ngo hari liberté batabahaye, hari umwanya batabahaye kugira ngo bagende barebe hanze uko hameze. Ugasanga rero ikibazo kinini gituruka aho ngaho. Ni ukuvuga ngo impamvu bajya mu biyobyabwenge, impamvu bajya muri izo ngeso, cyangwa se impamvu bananirana, ahanini bituruka ku babyeyi. Nta burenganzira babona. Ngira ngo muri make nuko nagisubiza. Ntabwo nyuzwe neza kubera ko usanga abakozi b'Imana ari batwigisha ntukamwe ibiyobyabwenge, ntugasambane, ntukibe, ntukagire gutya no gutya, mbega batubuza gukora ibyaha. Ariko ugasanga kenshi nkuko ubivuze, uravuga ngo basa nkaho baciye ikiziriko bakagenda bakabyishoramo kubera ko bari bwo bwa mbere. Yego. None se inyigisho ise cyangwa nyina aba yaratanze, ntawe azitanga ku bandi, we ntazihere mu rugo rwe. Aho rero niho nshaka ngo mpinjire neza. Hari ahantu nsa naho nashatse gukata ngo ntirengagize se neza rwose. Ni ukuvuga ngo abashumba dufite muri iyi minsi ya none, mu mbabarire si ukubinjirira, ni ibihari biragaragara. Abenshi sinzi ko si umuhamagaro, reka mbyite gutyo, kuko ni ukuvuga ngo abenshi ubu ngubu baba viza intérêt zabo personnel, cyangwa se ni inyungu zabo barwana nazo. Wajya kureba ugasanga ubundi hari abantu, Bibiliya iratubwira ngo hari imihamagaro itatu. Hari abantu bahamagawe n'Imana, hari abantu bihamagaye, hari n'abakurikiye abandi. Rero aho nari ngeze ni hehe? Ni ukuvuga ngo abashumba b'iki gihe barakora nk'abakozi basanzwe bo mwisi. Arakora kubera ko asiko at the end of month arabona umushahara. Umushahara nutabarika kirari ikibazo. Ni ukuvuga ngo rero babana aho warumbashije sasa. Ngo abashumba barimo bararwana n'uburyo babona imibereho. Nta mwanya bafite cyane wo kwita ku bana babo, no guhuburera abana babo. Na za ndangagaciro za Kristo bagakwiriye kubaha kugira ngo babe urugero mu bandi bana, ntazo bafite kubera ko bari busy. Abashumba bari busy. Nujya kureba ugasanga rero nabo ubwabo barimo bararwana n'inyungu zabo, barimo bararwana n'uburyo bwabo babaho. Ugasanga umurimo w'Imana barawukora kubera ko hari icyo bawutegerejemo. Mu gihe kera
umukozi w'Imana yabaga mu nzu y'Imana, Imana ubwayo ikamutunga. Ariko uyu munsi wa none umushumba arimo ari umushumba w'itorero ariko afite na business akora ku ruhande, kandi nakora business azabeshya, nakora business azakoresha turi muri possible kugira ngo business ye yaguke. So wajya kure ugasanga abana babo rero nta mwanya bafite wo kubakurikirana ngo babaye za ndangagaciro za Gikristo kugira ngo babe urugero rwiza mu itorero ry'Imana. Umwana w'umushumba niyitwara nabi uw'umudiyakoni bizagenda bite? Umwana w'umushumba niyitwara nabi uw'umukristo usanzwe bizagenda bite? N'umubwira azakubwira ati no kwa pastor niko ameze. Kubera iki? Wa mwana nta ndangagaciro za Gikristo afite, wagakwiriye kuzimuha ari busy, nta mwanya afite. Murakoze cyane. Yego, reka tuse nkaho tugaruka ku ruhande wenda kwibariza ku ruhande rw'ibumoso bwanjye. Wenda kwibariza ntabwo ndi bugiye kubashumba kubera ko uri umukozi w'Imana, ariko ndashaka kwibariza ku bakirege wowe. Abakire benshi, abana b'abakire benshi cyangwa abatunzi nabo usanga bafite ikibazo cya depression cyangwa agahinda gakabije. Ko baba bafite byose, ni iki gitera ako gahinda gakabije muri abo bana? Urakoze cyane, nta n'impamvu yo gukwepa ngo kuko ndi umukozi w'Imana, ahubwo nibyo byiza kambanze mvugira abakozi b'Imana. Yesu ashimwe. Impamvu nashaka kubivugaho nyine bari gusa nkaho buraniye mugasa nkaho mugiye kukiburana. Oya ntituburana, turavuga realite. None ngiye ndashaka kugira ngo rero ubanze unyibwire kuri abo bakire, turaza kubigarukaho ku mwanzuro. Noneho abakire rero, abana b'abakire cyangwa je mbona atari n'abakire gusa, ahubwo mbona ari abantu benshi muri rusange. Mbona abantu benshi, abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda, ubona ko iyi ndwara ya depression igenda yiyongera. Reka wenda mpere mu Rwanda. Mu Rwanda hari impamvu nyinshi abana bari kurwara ama depression. Ya mbere usanga baragiye baca mu bibazo, kubura imiryango, kubura ababo, umwana agakura adahabwa uburere. Ikindi n'ababyeyi baba batabanye neza, conflict ziba mu miryango yabo, umwana agakura abona se na nyina batumvikana, ibyo bikamubabaza kandi bigahera akiri muto agakomeza kugeza igihe akuriye. Yakura rero arabona ibintu byose birahari, ariko hari icyo yabuze amahoro mu babyeyi be, yabuze ubwumvikane. Ibyo rero bigatera wa mwana kujya mu biyobyabwenge, akagenda akamu biyobyabwenge, akanywa ibitabi, akanywa imogi. Mu by'ukuri abagiye ashaka amahoro kugira ngo arebe ko yabona amahoro, ariko mu by'ukuri nta nubwo yabona amahoro, kuko ibiyobyabwenge, inzoga, urumogi n'ibindi ntabwo bitanga amahoro. Ngewe mbona igisubizo cyonyine ari ukwizera Umwami Yesu no kumuha ubuzima bwe, nicyo cyaha abantu amahoro. Reka mvuge ku babyeyi badatanga n'uburere. Abana b'abakire akenshi usanga abakire bahugira mu gushaka amafaranga, mu gushaka ubwo bukire, ariko ntibaha umwana umwanya. Mbese unazajya kurangura mu Bushinwa amare y'ukwezi cyangwa abiri, wenda yasize umwana wenyine, uwo mwana nyine azasigara yumva ari ikigenge. So birakwiriye ko abantu bongera bagaha n'abana umwanya bakabegera. Ikindi navuga nuko n'iterambere tugezemo naryo rigeze ku yindi level, ku buryo mbona ko abantu bakeneye iterambere ni ryiza, ariko bakeneye n'iterambere ryo mu mwuka. Mu by'ukuri usanga aba bayobozi batwigisha Imana, batwigisha gukizwa, batwigisha iki, ariko abenshi usanga nabo hari imbogamizi bahura nazo. Imbogamizi bahura nazo ni none se wenda tuvuge nk'umwana w'umuyobozi ukomeye runaka, sibyo? Aragenda umwana liberté totale nkuko mujya mubibona. Umwana akurire mu kabari, agenda ndabona nko kwaranda Kigali abana bashiriyeyo. Hari abagenda ababyeyi babizi bumva ari ukwishimisha, bajya mu miziki no mu bindi. Nyamara Bibiliya iravuga ngo menyereza umwana inzira. Aleluya, musangiza amagambo. Inzira ukwiriye kunyuramo, umwana akwiye kunyuramo ngo azarinda saza atarayivamo. Rero birakwiriye ko abantu biga no gutoza abana kwiga ijambo ry'Imana, kumenya Imana by'ukuri. Aho ngaho nshobora kuza kugongwa nuko hari n'abana b'abakozi b'Imana aho nagiye kuza nabyumvise kugiye kwambaza abana b'abakozi b'Imana nabo bahura n'icyo kibazo.
aricyo mwene data Jire yavugaga aravuga ati nihe mpamvu abana b'abapasiteri nabo birara akenshi nyine nabo babura wa mwanya ugasanga reka mbaye nk'urugero urabona kwa pasiteri ku bakozi b'Imana hahora abashyitsi ugasanga umwana arahora aryamye muri saro wenda yimukiye abashyitsi ugasanga wa mwana ntahawe umwanya ahubwo umushyitsi niwe uhawe umwanya cyangwa ugasanga wa mwana baramuryamisha mu kintu cy'icyumba kirimo ibyende kirimo iki nigeze mbibona aho kumupreparari kumukorera icyumba neza nawe aryame yumva nezerewe afite liberite iwabo naho harimo ikibazo abatambyi nabo hari ukuntu baba mu mirimo myinshi no mu nshingano nyinshi ariko hakagira n'ipfa kandi Bibiliya ivuga ko itorero rya mbere ari ryo mu rugo aho rero tuhashinga agati batambyi bagenzi banje tuhashinga agati itorero rya mbere rihera mu rugo ari n'abapasiteri nabo babeskoro umuntu arazinduka nta n'uwamwimitse ati ndi bishop ndi pasiteri ndi apote mfite amavuta ariko ayo mavuta ufite atuma utera imbuto ayo ni mavuta ki atuma wirwa wiba usambana ukunda imiyi abenshi bavuga ngo muzane ibitambo ngo tujye kubasengera abo ni bafo ntago rwose murimo murasebya izina ry'Imana urumuri rw'Umwami Yesu rubabeho numva nagarukira aho ngaho yego reka twongere kuri Jire nkurikije ibyo Beta avuze numvise ko cyane abapasiteri n'abakire twitaga abakire igitera depression cyane no kudaha abana bo mu rugo umwanya nawe niko byumva yego rwose sinjya kure yabyo niko mbyumva hari ijambo ryiza avuze aravuga ngo abashumba cyangwa se abo bakozi b'Imana nibagerageze bahereze abana umwanya amen nuko ngo kwa kundi yarabivuze hari n'igihe baba busy mu murimo w'Imana akajya ku rusengero saa 2 akavayo saa 2 z'ijoro agiye abana batarabyuka agarutse abana barya ntabwo abonye umwanya wo kuganiriza abana ntabwo abonye umwanya wo kuba umwanya ngo nabo baganire abahekeya mu nzu bumve ko ari kumwe n'umubyeyi wakaba busy ku rusengero nyamara mu rugo hari biri kwangirika kubera ko natabona umwanya wo kuganiriza abana hari abandi bantu bazabaganiriza kandi bo nibabaganiriza bazabaganiriza nabi amen bishatse kuvuga ngo rero ababyeyi nibagerageze bashaka umwanya baganire n'abana babo babigishe za ndangagaciro za gikristo babaforme abana babashumba niba babazima bakera imbuto itorero rizakomera kandi koko nkuko pastor yarabivuze itorero rihera mu muryango iwacu imiryango nikomera imiryango igatunga Imana imiryango ikamera neza itorero rizakomera itorero nirikomera igihugu kizakomera kubera kizaba gifite abanyembaraga kizaba gifite abasenzi nyakuri ariko bizahera ni mu muryango harahandi yaravuze kuba pastor nsa n'uwa generalije ntangira ariko aba bakozi b'Imana nibo barimo batukisha umurimo w'Imana nibo barimo bangiza umurimo w'Imana umuntu arabyutse mu gitondo nkuko yarabivuze ati ngiye mfite amavuta ndi apotre ndi bishop runaka nyamara nta mbuto yera ni umusinzi ni umusambanyi arimo aratukisha Imana kubera ko umubonye aramufata mu shusho y'abakozi b'Imana bose niwe usanga batangira guhanura ibintu by'ibinyoma babeshya abantu wajyayo wenda uracyari na bebe spirituel mu buryo bwa gakiza uracyari muto wari uzi ugiye kwakira wagera akakwangiza ugahita wanga Imana biturutse kuri baba faux prophète bishatse kuvuga ngo rero ababyeyi dukoresha uko dushoboye duhereza abana umwanya tubaganirize tubahekeya tubabe hafi bizatuma abana bacu bakomera kandi nibakomera n'itorero rizakomera urabizi abanyarwanda bakunda kuvuga ngo urubyiruko n'imbaraga z'igihugu kandi urubyiruko n'imbaraga z'itorero urubyiruko rwacu nirutunga Imana mu mitima yacu itorero rizakomera igihugu kizakomera kandi tuzaguka mu izina rya Yesu kandi nongera kugarukeho uvuze ko abakozi b'Imana bagira imirimo myinshi kandi koko nibyo usanga tuzi urugo usanga itorero rimuri ku mutwe hari amasengesho y'icyumba hari ayakorari hari ay'ibyiciro runaka byose ugasanga biri mu nshingano ze kandi mu by'ukuri ugasanga kenshi n'amaturo nta kiboneka kubera covid yajemo n'izindi mpamvu abantu bose barakennye muri make turi mu bihe bitoroshye ugasanga kugira ngo abone ubushobozi buva mu ubundi twe tuzi ko ibitunga umukozi w'Imana biva mu rusengero none kubera bitakiboneka rero basigaye bajya no gucuruza kugira ngo babone ukuntu batunga urugo mu by'ukuri ugasanga inshingano zamubanye nyinshi none azabigenza gute kugira ngo ibyo bintu byose abishyire ku murongo abishyire ku munzani
murakoze cyane. Ubundi abatubanjirije bakoreraga Imana bari batunzwe n'urusengero, kuko no muri biriya havuga yuko abarewi bari abantu barazwe urusengero, bari bashinzwe gusengera abantu, gukemura ibibazo bibaho ngaho mu masinagogi, mbese mu nsengero. Ariko ubu ngubu ibintu byarahindutse. Aba bakozi b'Imana nabo mubumve, icyambere ibyo bagenerwaga hari igihe batabigenerwa, kandi mu by'ukuri bafite umuhamagaro. Twumvikane ko hari abantu bafite umuhamagaro bahamagawe n'Imana, hakaba n'abandi bantu bakurikiye abandi, nk'uko Imana ihamagara Aburahamu na Loti yagize ati yaramukurikiye. Hari n'abageze ngo batonganira ahantu, umwe ati ndaragira aha, undi ati ndaragira aha. Aburahamu nk'umuntu wahamagawe aravuga ati genda uharagire. Aburahamu Imana yari yamubwiye ngo nzaguha umugisha, va muri Uriya Abakarudaya, va mu gihugu cy'iwanyu, usiga inzu ya so, nzaguha umugisha. Kuko yari yarumvise ijwi ry'Imana. Mbwira abakozi b'Imana bumvise ijwi ry'Imana, nimuhumure, nubwo inshingano ari nyinshi, Imana izabarengera. ngo Aburahamu aravuga ati ngaho fata aho ushaka. Loti afata heza, nyine hari hanetereye Isodomu, ahantu heza, aragenda araziragira. Ngo Aburahamu ajya ahantu h'ubukuna h'ubutayu, ariko kuko yari yarumvise ijwi ry'Imana. Sifa kwake Yesu. Imana yahamuhereye umugisha. Muri kino gihe abakozi b'Imana benshi bukuri bafite umuhamagaro bari mu butayu. Bari mu butayu handi araba mu rusengero, akenera no gukora ngo atunge urugo, kandi n'inshingano z'itoro nazo zigize gute, ziraremereye. Mu by'ukuri ziraremereye, ariko ukuntu yabyitwaramo uwahamagawe n'Imana nayoboza Imana inzira. Icyo nicyo kintu cya mbere, nayoboza Imana inzira, akumva ijwi ry'Imana, bizamworohera. Ariko natumva ijwi ry'Imana, babandi idapfa kuvugisha, nagenda acuruze anakorere Imana. Kubera iki? Ntabwo abakristo bakimenya intama. Basiga babona ari ibisambo. Hari igihe ngo ni ibisambo, harimo umuntu uherutse kwihandagaza ajya ngo nibature. Mu by'ukuri hari ibintu by'umugayo, ariko umuntu abura agakiza, abure n'ubumuntu, abure n'ubunyangamugayo. Ni ikibazo rero gikomeye. Ariko inama ngiye nabagira, kuko nanjye Imana ndayikorera, birashoboka ko wagenda ugafata umwanya wo gucuruza, ugafata umwanya wo gukora, ugafata n'umwanya wo guha Imana n'itorero, kandi ugafata n'umwanya nanone wo guha urugo rwawe. Byanze bikunze byose birakureba, ugomba kubipartaje. Ariko noneho ibyabera byiza umuntu nuko umuhamagaro umuntu yawinjiramo neza, akiringira Imana, Imana ikamufasha. Kuba bidashobokeye bakora ubwo buryo, ariko kuba bishobokeye kwiha Imana ni ikintu cyiza cyane. Umuntu yaravuze ngo nta wiringiye Imana uzigera ukorwa n'isoni. Biranditse muri Zaburi 25, ngo siko bizaba muba mutegereza sifa kwa Bwana, ngo nta muntu n'umwe uzakorwa n'isoni, ngo cyese ava mu masezerano ari nta mpamvu. Abavuye mu masezerano nta mpamvu, isoni zizabakora. Ariko reka ngaruke cyane ku kintu cy'ubwesukoro gisigaye ku bantu bitiriwe izina ry'Imana. Erega Paulo rero navuze ngo hari n'abaziyita uko batari, hari abaziyita uko batari. Bene abo bari kwiyita uko batari, bigira abahanuzi. Mperutse kwakira umuntu arambabaza, aravuga ngo baramubwiye ngo igitambo ngo yatanga ngo Imana imwumve, ngo niyemera abanza ry'Amane n'uwo mupasiteri. Ambwira ati ndakomeretse, mfite igikomere kw'abitwa abo bakozi b'Imana aribo bari kunsenya. Ntabwo twatinya kuvuga ukuri nubwo turi abakozi b'Imana. Harimo ab'ibicupuri, hari n'abukuri. Ikizababwira rero umukozi w'Imana w'ukuri ntabwo yakindamu, ntabwo yakigitambo, ntabwo avuga ngo banzuzane ngusengere, kuko abantu bari mu rujijo. Ariko umukozi w'Imana wahamagawe akaba arimo yibaza ati ndatunga urugo gute ko muhamagara utakintunga, ndatunga abana gute? Hari uburyo yayoboza Imana inzira, Imana ikakuyobora. Abandi basigaye barafashe umuhamagaro nk'ikintu sinzi uko nabivuga, ariko umuhamagaro w'Imana kuva kera wahozeho. Ariko tutarageraho, tuzi ko Paulo bavuga ko yabohaga amahema.
kandi agakora n'Imana ariko yari n'umusiribateri buri Pawulo ntabwo yashatse burasi yo mpamvu yabyirindaga gushaka yanze gushaka kugira ngo atazacumuza umuryango we burasi yo mpamvu sinzi niba yaba ariyo mpamvu ariko icyo byari bishatse kuvuga kuba Pawulo yaradodaga amahema byari bishatse kuvuga ngo reka nkore ne kugibwaho umugayo kuko usanga abakozi b'Imana benshi bameze gutyo impamvu bari kugenda bagaragarwaho ubwesukoro no kudakora birimo umuntu ukabona arihandagaje ngo Imana yamubujije gukora ariko Bibiliya ivuga ngo udakora ntakarye wowe Imana ikubuza gukora gute Pawulo arabatereka jire gahungira nawe atereka ngende ndoda amahema hanyuma izina ry'Imana niritukwe ku bwanjye ariko abenshi mu by'ukuri hari abo Imana ibwira kamubwira iti yegurira umurimo sibyo reka mbahe nk'urugero kanjye naracuruzaga nayoboraga itorero ariko nkanacuruza ariko ikintu cyanyemeje umuhamagaro nabaga ndi gucuruza rero nifite ahantu nkorera diary barahazi yari ku Gisozi nkajya kubona nkabona abanyeshuri bo muri Yerika banyuzuyeho bati dusengere turashaka kubatizwa ugasanga ndi kubigisha umubatizo ndi no gucuruza byabaga bigoye kuko umuhamagaro uragora ariko narabikoraga kuko numvaga nanone ntashaka ko izina ry'Imana rigibwaho umugayo kubera kudakora kubera kutagira ikintu umuntu yinjiza sibyo rero impamvu Pawulo yadodaga amahema kwari ukugira ngo izina ry'Imana ryubahwe babanda ayobora babanda abwiriza ndashinga amatorero batazagira ngo aranabasaba akavuga ati nge mfite n'ibisaga ariko kandi nkorera n'Imana hari nawe yavuze ngo dore ubumaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro narinzi ibyo kwizera ibisigaye mbikiwe ikamba Pawulo rero yatubera urugero ariko uw'Imana yabujije Imana yakubujije gukora kweri wakoze ukanakizwa byakunanira kuko igihe cy'Abalewi niho abantu batakoraga nyine cyari igihe cy'Abalewi nyine abatambyi barabamenyaga bakabaha byose ariko uzari abantu basigaye banga no gutura ngo ibya 10 ngo barabirya ngo ntibirirwa bayirira se ariko si ubwo ubundi bayariye bigutwaye iki ariko nanone nagarukira n'ababivuga nuko bahuye n'abesukoro benshi muri ibyo byose rero igisubizo ni kimwe nuko abantu bakizwa neza bakihana bakamenya ukuri nkuko ijambo ry'Imana rivuga muri Timoteyo w'Imana ishaka nuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri Imana ibahe kumenya ukuri kandi ukuri ni Kristo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data atamujyana Imana ibahe umugisha tujya gusoza rero ndagira ngo utubwire nk'umwanzuro umaze gukurikirana kino kiganiro wumvise aho bipfira wumvise impamvu yabi byose nk'umwanzuro wumva twakuramo iki ku buryo twakigira n'icyifuzo cyo gusengera kugira ngo bano bana barenganye kuko barahari bararenganye pe babuze uburere twabibonye babuze ababitaho babuze keya muri make tubona ko ayo mpamvu ituma bajya kunywa urumogi ituma bajya mu buraya babaciye akagozi muri make hakurwa iki kugira ngo tubone igisubizo cy'iki kibazo cy'abo bana murakoze cyane icyo numva cyakorwa icya mbere ababyeyi cyangwa se abashumba nibakoresha uko bashoboye kose bafate umwanya bawuha abana babo babiteho babakeyaringi babahe keya nta muntu udakunda keya buriya n'umuntu mukuru buri muntu wese akunda keya babahe keya babiteho babaganirize mu rugo habe harimo ambiance bishime banezererwe ndetse akanya nikaboneka babe banasohoka babe basohoka bagende bicara ahantu niba ubwo bushobozi bwari bajye kuri Serena banywa agafanta baganire basabana ejo n'ejo bundi umuhungu uzashika umukobwa wawe ngo ngwino gusohokana mujyane kuri Serena azambwira ati n'ubundi papa njyanayo Serena ntabwo ari ibyadanje n'ubundi papa turajyana ntabwo uzamukanga ngo mukangishe Serena kubera ko n'ubundi papa we barahasohoka ndimo nsoza njya mvuga ngo Imana izanshoboze ingirira ubuntu abana banjye nifuza ko najya mbafasha ibishoboka byose nababwiye dutangira nabwira ngo turimo turava muri analogue tujya muri digital birashoboka ko najya mfata abana banjye ngafata madamu tukajya kuri brasserie twe turi Rubavu dutiye ku mazi twicare ku mazi
twumve umukura ako kantu, niba ari fanta tuyisangire, niba ari ako gafite ukarye, tunezererwe, dusenge, twishime. Ejo n'ejo bundi nta muntu uzabwira umwana wanjye ngo ndashaka gusohokana kuri brasserie, azavuga ati n'ubundi kuri brasserie nsanzwe njyayo. Akanya nikaboneka mfata umuhungu wanjye, mfata umukobwa wanjye, mbajyane kuri stade, twicare muri stade, turebe umupira, twishime, tunezererwe. Ejo n'ejo bundi umuntu nambwira ati ndashaka kujyana i Kigali kureba umupira, mbwira ati n'ubundi njyayo na papa. Amen. Nindangiza nze gukora comparison mbwira nti twagiye kuri Serena twatembereye, twagiye kuri Brasserie twatembereye, twagiye no mu rusengero ku cyumweru twaririmbye. Wabonye bimeze bite? Uri murumva ko kana? Icyo gihe umwana kumushuka bizagorana kubera iki? Namuhaye umwanya, twaganiriye, yanyiyumvisemo mwiyumvamo. Yambwira ibimurimo mubwira ibindimo. Nuko ngo icyo gihe icyambere hazava ikintu cyo gutinyana hagati y'umwana n'umubyeyi. Ni inshuti. Ababyeyi bafata abana babo bahindura inshuti. Abashumba bafata abana babo bahindura inshuti. Amuganirize, amubwira icyo yifuza, nawe amubwira icyo amwifuza. Icyo gihe ibintu bizaba bimeze neza cyane. Amen. Nta makimbirane, umwana nabona papa aratashye na mama barahoberanye, barishimanye mu nzu, ahobeye abana bazavuga ati uru ni rwo rugo. Aha ni ho hantu hazima. Rero ababyeyi nibagerageze baha abana umwanya, babaganirize, babahe keya. Icyo gihe umwana icyo uzamubwira cyose nawe uzamujyana nawe usazajya kubera iki? Yarangije kubona ko ari inshuti y'umubyeyi. Tugerageze tuba inshuti z'abana bacu, bizadufasha gutunga abana bazima. Icyo gihe abana niba babazima, umuryango uzakomera, umuryango nukomera, itorero rikomere, itorero niba rikomeye, igihugu kizakomera, Imana izahabwa icyubahiro. Murakoze cyane. Turimo gusoza rero, Jire akoze cyane. Wowe nizihe nama watanga? Kuko Jire atubwiye neza yuko dukeneye guha abana umwanya tukabasohokana, kandi usanga nk'abo bana b'abakire bafite n'uburyo, bafite n'ubushobozi, bafite ubushobozi, ariko kuki bidakorwa? Harabura iki? Wowe watanga izihe nama? Inama nagira inama ababyeyi kuko ibintu bipfira mu muryango. Nagira inama nanjye ababyeyi, icyambere kumenyereza umwana inzira ukwiriye kunyuramo kuko azarinda asaza atarayivamo. None se wowe urugero uzahura n'umugore wawe muhurire muri boîte de nuit, ubwo nyine hari uburyo nyine mwahuye, akenshi niba munaziranye. Usanga abantu banashakana abenshi bataziranye, noneho ugasanga makimbirane menshi mu ngo atuma abana bagubwa nabi. Ngenda shaka kugira inama ababyeyi rwose nibisubireho nkuko Jire yabivugaga. Ni byiza ko umwana w'inshuti yawe, ni byiza d'abord ko wowe madamu wamanze mu bishuti d'abord, ni mu bishuti na wa mwana azabireba. Kambaye nk'urugero, hari ukuntu mw'abana bacu bamenyereye gusenga, ugasanga baravuga ngo ntabwo turyama tudasenze, sibyo? Kubera ko babibonye iwabo basenga, sibyo? Umwana azakura akunda gusenga. Ikindi ni bimwe yavugaga Jire, ntabwo njya kure ibyo yanavugaga, no gusohokana byo, ugasohokana umwana ukamujyana ahantu ukamuganiriza. Usanga hari abana ababyeyi batinya, umubyeyi yakwinjira umwana agahita yirukira mu cyumba akavuga ati turapfuye papa araje cyangwa mama araje. Mu by'ukuri erega hari n'ibibazo, ni amakimbirane akenshi abitera aba yatangiye muri izo ngo rwose. Ayo makimbirane nabe make, Imana nifashe imiryango amakimbirane agabanuke, kuko ubona hari icyorezo cy'amakimbirane. Ikindi nk'aba bana bavuka ku babyeyi mbite ngo sinzi uko bo babita, bamwe batega, ugasanga umuntu abyaye umwana amujugunya aho ngaho. Buriya mwana nawe akura afite depression, areba ibintu bibi nyina akora, abenshi banasambana babareba, mbese umwana agakura yihebye afite agahinda, avuga ati kuki navukiye ahangaha. Nukuri abantu nibagerageze bubakire ku Mana, abantu nibagerageze bahinduke, abantu nibagerageze bubahe n'umuco nyarwanda. Umuntu atanubashye Imana yakubaha n'umuco nyarwanda. Imana ibagirire neza. Ndumva amasaha bari make. Ni make ariko twabonyemo n'abakozi b'Imana, sibyo? Usanga abana nabo bafite ikibazo. Nutubwira gusenga nabwo turaza kukigarukaho. Kuko n'abakozi b'Imana usanga ikibazo gihari. Nitubwira gusenga ubwo naho turi bukibazo. Turagira ngo turezimire tubwire iki nk'umwanzuro twakuramo hano, icyifuzo twaha abantu, ari abadusengera, ari abayobozi mbega tubaho umurongo bafokasingaho.
mu by'ukuri rero umurongo nge nabaha kuko ngenda umukozi w'Imana n'uwo gusenga niwo murongo buryo sinjya kure yawo kuko nabonye gusenga hari ibyo bikemura no kuganira communication hagati y'abashakanye ndetse n'abana bagakunda ababyeyi bakaganirira hamwe mbese ku buryo umwana akura avuga ati nubwo ari umwana w'umupasiteri avuga ati papa ntabwo yanyimye umwanya nta kintu yanyimye mu bushobozi yari afite yambaye hafi ndumva nagira inama abana b'abapasiteri abakozi b'Imana ko baba mu rugo begera abana babaha umwanya babaganirize niba ari no gusenga basengere hamwe kuko hari n'igihe badasengera hamwe ntabwo igisubizo kiri mu gusohoka gusa kuko gukreye umwanya mu muryango nabyo bizaba igisubizo abana ntibajye inyuma ngo bahezwe base naho badafite agaciro ka mbere umwana niwe uba ugafite mu rugo niko byagakwiriye kugenda mbere yuko wa mukristo aza banza wite ku mwana wawe banza umwumve kuko niwe mukristo uzabazwa cyane mbere ya wa wundi nibaha abana umwanya ndetse baganirire hamwe kandi barusheho no kwirinda icyaha n'igisa nacyo Imana ibaho umugisha. Bakunzi ba ARABOHORA TV rero dushoje ikiganiro cyacu nakagaruka ariko mbere ko dusoza turaza guha Jire adusengere kuko tubonye ko impamvu nyamukuru itera iyi depression cyangwa ihungabana cyangwa agahinda gakabije muntu kuri ni umwanya mukeya mugenera umuryango babyeyi inshuti z'umuryango rero bapasiteri bakire mufite ubutunzi mwegere imiryango yanyu ibyo mukora byose mukore imiryango yanyu kuko bizaba isoko yo kurema igihugu cyiza yo kugira itorero rizima niduhera ku muryango hasi kugira ngo twubake igihugu cyacu twubake n'itorero reka duhe umuvandimwe asoze asenga. Murakoze cyane reka dushimira Imana iduhaye aka kanya ko gukora iki kiganiro mwakoze namwe ko mwabonetse muri kiganiro Imana ibaha umugisha abadukurikiye bose mwaba muri mu Rwanda mwaba muri hanze y'igihugu Imana ibaha umugisha kandi Imana ibakomeze. Mbere yo gusenga Bibiliya iratubwira mu byakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 35 haravuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera. Wanasifiwe. Ndabifuriza kwemerwa n'Imana ndabifuriza gukomezwa n'Imana kubera ko Imana ni kwemera Imana ni twemera izatwemeza n'ibitatwemera nabyo bitwemera Imana ni twemera izatwemeza n'abatatwemera nabo batwemera icyo gihe rero tuzaba tumaze gukomera n'imiryango izakomera n'itorero rikomeye n'igihugu gikomeye turifuza kwemerwa n'Imana gusumbya ibindi byose. Amen. Haleluya. Nitwemerwa n'Imana amafaranga azatwemera nitwemerwa n'Imana imiryango izatwemera nitwemerwa n'Imana iri jambo rirankuba kwemerwa n'Imana amina kwemerwa. Amen. Turashaka kwemerwa n'Imana gusumbya kwemerwa n'abantu. Abantu baratwemera bakaduhararukwa ariko Imana yatwemeye niba yatwemeye. Amina. Wanasifiwe. Amen. Soza gumamo. Bibiliya iratubwira abantu bafite izi Bibiliya ni urupapuro rwa mbere tutarinjira haravuga ngo abiki gihe twebwe abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Abiki gihe si amafaranga dukeneye oya si abagore beza oya si inshuti nyinshi oya dukeneye ijambo. Apana amagambo ijambo ry'Imana. Bwana sifi. Amina. Nidutunga ijambo mu mitima yacu tuzakomera nidukomera tuzakomeza abantu Imana izahabwa icyubahiro. Kadusenga Imana. Thank you Jesus. Mwami Imana yacu Imana ikomeye kandi Imana ifite imbaraga turagushimye cyane kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe nukuri turanyuzwe mu mitima yacu uhabwa icyubahiro tuganiriye ibintu byinshi ariko data turifuza ko wadukomereza imiryango mu izina rya Yesu turifuza ko wadukomereza abashumba mu izina rya Yesu uduha ubwenge n'imbaraga zo kuba mu miryango yacu uduha umwanya wo kuganiriza abo twabyaye tubashyiramo indangagaciro za Kristo. Haleluya. Bakurire mu bumana bwawe mu izina rya Yesu turifuza kwemerwa nawe turifuza gukomezwa nawe turifuza gutunga ijambo ridukomeza Mana tugushimiye
aba babonetse dukora iki kiganiro ubaha umugisha mu izina rya Yesu. Buri wese uri bwumve iki kiganiro uri bugikurikira umuha umugisha, wari uremerewe umuruhure, wari urushe umuruhure mu izina rya Yesu. Kubw'iki kiganiro izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze ko utugiriye neza kandi urakoze ko twambitse imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Amen.